nyakwa chairman tutebenkine twino businge mazimoka tuha amate waduhaye amata ubu dufite amata manyakwa chairman nabanywaga kanyanga basigaye banywa amata chairman abasize wavuga ibigwi bya nyakwa chairman birivugira nge wamazi mwaje mfite imyaka 11 ariko ubu ngubu meze neza ndangije kaminuza ejo bundi nabaye wa mbere muri East African Christian College nyakwa chairman iyo ni kaminuza mwashirize ejo bundi chairman abasize ayo yarama teka yanjye kandi nyakwa chairman ndishimye cyane reka twakira umubyeyi Alphonsine nawe tugezeho ibyo akesha imiyoborere yanyu nyakwa chairman. Nitwa Mukarwego Alphonsine mfite imyaka 58 ndubatse mfite umugabo n'abana 10 mvuka mu karere ka Gicumbi umurenge wa Kaniga akagari ka Murindi ku Murindi w'Intwari. Nyakwa chairman FPR Inkotanyi twarabanye mu rugamba rwo kubohera igihugu ku Murindi w'Intwari. Mwaraturinze muratugaburira mugera naho kuduhungisha urugamba mudutwara Gishambashayo aho mwaraturinze muratugaburira mutatuzi tutabazi nta vangura. Nyakwa chairman FPR Inkotanyi urukundo ruraturya ku mutima urwo rukundo mwadusigiye ruraturya ku mutima kuko twabasigaye mu mwenda. Ntago urwo rukundo rwagarukiye ku Murindi w'Intwari mwaduhaye gira inka ubu turakama amata abana bakanywa bakishima kandi tukabona ifumbire tugafumbira tukeza tugasagurira n'amasoko. Nyakwa chairman FPR Inkotanyi najyaga ntekereza n'umuryango wanjye icyo nakitura FPR Inkotanyi ko sinkibone ariko haje kuza Marayika Murinzi nge n'umutware wanjye twafashe ya mbere kurerera igihugu. Nyakuba chairman FPR Inkotanyi nateruye mbabwira ko mfite abana 10 muri abo bana 10 mfitemo 6 nabyaranye n'umugabo wanjye era nka Marayika Murinzi. Ikintera ishema nyakwa chairman FPR Inkotanyi muri abo bana nareze ifura yabo ubari mu cyiciro cya mbere cya kaminuza. Niwe wenka nyakwa chairman FPR Inkotanyi ntago narekeye aho mu 2020 nakiriye undi mwana wari ubuza ababyeyi afite iminsi 7 avutse. Naramureze arerwa na yanka yagira inka mwampaye uba afite imyaka 3 n'amezi 6 n'umwana ushimishije. Tubikesha nde nyakwa chairman ikintera ishema kikanira no kubivuga nemye naje kwicara n'umutware wanjye n'umuryango umwana ufite imyaka 3 tumufunguriza konte muri beka kugira ngo azabone uko aziga kuko twe turi gusaza. Niwe wenka nyakwa chairman FPR Inkotanyi munyemerere mvuga imyato ya FPR Inkotanyi. FPR Inkotanyi kubera imibeyoborere yayo myiza yatuzaniye Green Gicumbi. Green Gicumbi ni muimanya abanyabuzare. Green Gicumbi yadufashije gukora amaterasi y'indinganire ubu turahinga tukeza tukarya tugahaga tugasagurira n'amasoko. Nyakwa chairman FPR Inkotanyi Green Gicumbi ntago ari byo gusa yadukoreye yadufashije kuvugurura amashyamba ubu mu mwanya muto tuzaba dukirigita ku ifaranga. Nyakwa chairman FPR Inkotanyi
Green Gicumbi yadufashije gutera icyayi cyo ku musozi. Ngewe mureba aha nari mfite icyayi cyo ku musozi cyo mu gishanga, nari mfite ari 40, umwuzure warajujuje ziruma, sigara naho ibiti 12. Ariko nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, kubera imiyoborere yanyu mwiza dushima, FPR Inkotanyi yohereje Green Gicumbi irongera interera ari 40 ku musozi. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, izo ari 40 bantereye ku musozi, ngewe n'umuryango wanjye n'abavandimwe twakoraga muri icyo cyayi kandi duhembwa dukora mu mirima yacu. Ibyo tubikesha nde? Nyakubahwa Chayimani, ntabwo ari ibyo gusa. Icyo cyayi bantereye, ubu ngubu ndi gukirigita ku ifaranga, abana banjye ntibashobora kwicwa n'inzara kuko nsarura 2 mu kwezi. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, mushobora kuba mumbona hano mukavuga muti uyu mubyeyi yari asanzwe yifite. Ngewe mureba hano nari mu nzu y'ibiti ishakaje shitingi, ariko ubu icyo nshimira FPR Inkotanyi, ndi mu nzu y'amabati 65 ifite n'umuriro n'amazi. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, ndacyabavuga ibigwi mwohereje Green Gicumbi inyubakira biogas. Ubu ngubu kujya gucana nkanda ku rukuta nyuma y'iminota 5 ibyo kurya bikaba birahiye, abana bakujya ku ishuri. Mubitubikesha nde? Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, ibigwi byanyu nababwiye ngo ni byinshi, uwabivuga ntiyabirangiza. Ngiye mureba hano nagiye kwiga, ndi umukecuru mfite imyaka 50, hajyaga haza imishinga igahera mu migi, tukumva ko ari n'iy'abagabo nta mugore wabona umushinga. Rabu yaranyigishije, nemera gufata amahugurwa y'umwaka n'igice, niho bwo bwa mbere nari ngeze Huye. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, ni nabwo nari nkandagiye i Kigali. Byarashimishije, ndabikunda, ariko cyane ndashimira umugabo wanjye wanyemereye ngo ngiye kwiga, kuko abavandimwe bari batangiye kumubwira ko ubwo umugore agiye kwiga atazagaruka iwe, ariko aranyemerera njya kwiga, maze kwiga. Nyakubahwa Chayimani, naraje bwa bumenyi bampaye ndabukoresha. Ubu ngubu mundeba hano mpinga ubwatsi bwongera umukamo, ntago nari nzi ko inka nayo irya indyo yuzuye, ikarya ibyubaka umubiri, ibitera indwara n'ibirinda indwara. Ariko Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, yanka mwampaye ubu kuyikama ndavoma. Ubwo bwatsi nahinze alfalfa, mpinga desmodium, mpinga kakamega, mpinga Coloris Guyana, mpinga Toledo. Ubwo bwose ni ubwatsi nahinze bwongera umukamo. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, ntago ibyo byiza nabyihereranye, naragiye nshinga amatsinda. Ubu mfite amatsinda 5 arimo aborozi batandukanye. Twese twahinze ubwatsi, tugeze ku borozi 150 bazi korora neza. Niyo mpamvu mwumva Nyakubahwa Chayimani ko muri Gicumbi hari amata. Nyakubahwa Chayimani wa FPR Inkotanyi, ntago twarekeye aho. Abo borozi nigishije, ubu ndagira ngo mbashimire ko twamaze kuba kampani icuruza ubwatsi. Abanyacyangugu baraza bakatugurira, abanyamutara bakatugurira. Ubu turi kampani icuruza ubwatsi bwongera umukamo, ubwatsi bahinga. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, ndagira ngo nkubwire n'intumbero dufite. Turashaka kubaka ubuhunikiro, tukagura copa, tukajya duhunikana bwa bwatsi dusaruraho imirama, abaguzi bakatugurira b'impande zose. Iyo ni intumbero y'iyo kampani. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, ni nyena ngo nkusime munonga kubibyo watukorere n'iby'akatangaza, ukatwombekera umudugudu gw'cyitegererezo guri kubasa kuhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Ibyo byona ni tubikesa FPR Inkotanyi.
nyakubahwa cayimani, ntabwo twari tuzi ko muri Kaniga hagera etaje. Ubu abakecuru n'abasaza baratambuka bagenda muri etaje bapepera bavuga ngo nyakubahwa cayimani arakabaho. Abo bakecuru rero nyakubahwa cayimani FPR Inkotanyi, reka mbagezeho ubutumwa bantumye. Bambarire ngo mbasimire Munonga mukakora kuba mukabaha amasaziro marungi ko bari kuhembwa ka kasete bakagerekaho na cyacayi. Nibabasa kurya akanyama k'umukira ari kurya, nibabasa kunywa kabyeri, babasa no kunywa ka cyayi tibari kushabiriza. Ibyo nitubisimira FPR Inkotanyi. Nyakubahwa cayimani FPR Inkotanyi, ndagira ngo mbabwire kuba benshi banzi kuzina Alfarufa. Alfarufa ni umwami w'ubwatsi ufite intungamubiri ziteye ubwoba, iyo wayigabuye uravoma. Kambagire ngo nimbasima Munonga kuba ibyo mwatworere n'iby'akatangaza. Kandi abo bakekuru bambarire ngo turya gutora igana rigana Elizo batwetegwire atariki 15 z'ukwa Mushanjo. Turimo nitugenda kake kake ngo buze kwira tuhikireyo, tutegwira cyara kitu tukutore turyare nzigana. Nimbasima Munonga Ruhanga kabaho mugisha Elizo bamweja kunu aze njura yagwa ubwo to mugisha abanyagicumbi. Tubere twamara amezi 2 tutakabona njura konka kuba tujibwene nituyikesha omuzere wetu nyakubahwa cayimani niwe waturetera umugisha tukamuhabwa na Ruhanga nibamureka yobore. Hari kinjya ku mutima nyakubahwa cayimani nagenda ntavuze. Mbabazwa nuko abantu bavuga ngo u Rwanda turakennye, nkabazwa nuko bavuga ngo u Rwanda nta terambere. Ndi kubwira urubyiruko abo bantu babivuga ntago baza u Rwanda bararusebya. Mujye mubandikira namwe mubabwire ngo u Rwanda twateye imbere n'umudamu yateye imbere, turakataje kandi tuziyubaka kugeza ku mpero z'isi. Nakusimira Munonga nyakubahwa cayimani n'abakekuru banje ninyenda ngo mbapepere mbahe indamuso yabo kubabambarira ngo mbaramusye n'abaramusya Munonga nabo bayakira intasho yanyu. Mwebare Munonga.